tugiye muri bake siko bimeze mukurikije amasaha ageze bwa mbere na mbere munyemerere iterane dukomere Imana yacu amashyi ku bwa Bishop n'amagambo Bishop wanjye amagambo Bishop wacu n'amagambo our Bishop tuone mu interpreter our Bishop and his wife and his beautiful wife. No, hari umuntu wigeze kumpanurira umunsi umwe arambwira ngo nabonye ngo Foursquare izokubera nk'inka y'imbyeyi uzoyikama uruhe ukutwi murakizi icyo gihe icyo gihe yari isa nk'inka irimo guteka nari ntarayikama neza ngo mvuruganye noneho igihe kiza kugera mu by'ukuri Foursquare imbere ka y'imbyeyi ubu Foursquare ni umugisha wacu ariko binyuze muri Bishop ndetse no muri Bishop nibo ababyeyi bacu barera uyu muhamagaro wacu kandi bakabyishimira bakanabitwereka bakadusapotinga mu buryo bwose rero Bishop twebwe turimo gukama Foursquare kandi tuzi neza ko under your anointing turimo guhangurisha turimo turakama Foursquare yatubereye Bishop wanjye na mama Bishop mwakongera kukabampera amashami na pastorale n'abantu bose Foursquare asanga nanjye gukunda cyane hanyuma nongere ishimire mami wacu gushimira uyu marana wanjye watubyaye kubona umuntu ntabwo byoroshye ni nko ko bitoroshye ariko twebwe ntibitugora kubera ko ari umubyeyi wacu iyo nibutse ko yampagaze iruhande akarumusagenda akatumurira nagize kino kibazo bimeze biti Imana kumugisha icyo tugomba icyo dufite ni ijambo ry'Imana kumugisha irindi tuzamusuraga tujye kuvuga iby'umubyeyi n'abana tutuvugira hano ariko bivuye ku mutima twaranyuzwe no kubyarwa umuntu abyarwa n'ababyeyi benshi akarerwa na benshi ibyo niko bimeze ari Bishop na mama Bishop twari tumeze ni umubyeyi wacu namwe kandi muri ababyeyi bacu noneho mu gusoza munyemerere gusa nshimire ababyeyi bacu batubyara mu buryo bw'umubiri sinzi niba anko ahari ndamubona ngo uriya hariya n'amaguru yaranyagure aba ni ababyeyi bacu mureba hariya n'ibishoboka cyane n'amatara ku bareba ababyeyi bacu beza haleluya ese nimubakomera amashyi ababyeyi batubyaye mugire neza gucana aba ni ababyeyi ba madamu ari nabo babyeyi banjye kandi burya iyo ukoze ikintu ukabona imuhira baracemera buriya bari umuhamagaro w'abantu turabashimira ababyeyi bacu batubyaye kandi mukaba murimo kudufasha mu muhamagaro hanyuma nanjye mfite ababyeyi banjye munyemerere dukomere Imana yacu amashyi babiri murakoze murakoze dore nguyu hano uyu mugabo niwe papa na mama n'abana abakurikiye murareba
ni ukuvuga dufite ababyeyi bacu batubyara ariko uyu ni mukuru wanjye w'ishuri wacu na madame nabyo ni umunezero kubabona turimo duhimbaza Imana si byiza si rero twakoze Imana wacu twabanezerewe biheka cyane makazi rero munyemerere turirimbe tuvuye mu ijambo ry'Imana rireme turirimbe hanyuma aha uko bishobozwa Ijambo
umugisha nabona utari wowe, zita ku by'umwuka nawe umenyera ubuzima. Bwana asifiwe sana. Ari umuntu wamumagaye arambwira ngo afite umugabo muri Canada, ari hano Diana arahari. Umugabo aramubwira ati dufite wedding anniversary yacu, arambwira ati urifuza ko ngukorera iki mu buzima, uvuga ushaka kujya muri isi yose, ushaka kujya mu kujyane userebure. Umugabo arambwira ati ndashaka kujya muri giterane cya Best Joy. Uwo muntu ndashaka arahari aho Imana igomesha mutese neza. Twageze arakora